Hello best friends, muri iyi video ngiye kubereka buryo ki ushobora guhishamo application zawe ukazisha ntihagire umuntu uzivogera. Ndagira ngo tujyane akantu ku kandi guys. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tubashe kugera neza. Niba nayikoze kandi nabwo ndagushimiye. Rero abantu benshi abizi basigaye bafite ibintu bitandukanye mu telefone yabo. Wari ukuntu wohereza umuntu telefone warangiza ukabona yegereye mu bye, ugasanga yegereye amabanga yawe, ugasanga yagiye mu SMS, mu WhatsApp, ahantu hose ugasanga hose yagiye. Umuti wabonetse rero ngiye kukwereka uburyo ki ushobora guhidinga application zawe hanyuma ntihagire umuntu uzabasha kuvumbura amabanga yawe, cyangwa se umuntu ugahereza umuntu ukeneye, niba akeneye kujya kuri YouTube akaba ariyo usigamo yonyine, cyangwa se niba akeneye kujya kuri WhatsApp ukaba ari umuhereza, cyangwa se urubuga runaka ukeneye kumwereka akaba ariko umwereka. Muri iyi video rero nibyo ngiye kukwereka uburyo ushobora guhidinga application hanyuma umuntu yaza gusaba telefone ukayimuha ariko wizeye umutekano wayo. Niba utarakanda subscribe, ukora subscribe kugira tubashe kujyana akantu ku kandi, unarebe n'izindi video nagiye nkora z'ingenzi cyane. Twagiriwe n'abatindiye aho ugomba kunyura kugira ngo ubashe guhidinga application zawe. Twagiye guys, noneho urabikupa bino byose bivemo. Nimara kuvamo urabona telefone ukuntu imeze, uraza ukande hano, urabona telefone ibifite utuntu dutatu. Akambere kari iburyo, aka kabiri karimo hagati, aka kane. Uraza ukande ruguru ya kano kabuto kanongeye kukwereka. Guys, ndagira ngo tujyane akantu ku kandi ku buryo ngo atazagira umuntu wongera kuvogera telefone yawe. Ruguru ya kano kantu aka kano niho urahakanda uhagumishe agatoki, uze uhafate, ahita akuzanira ibintu bimeze gutya. Ahambere handitse ngo wallpaper, kabiri widgets, gatatu item, kane setting. Urabona ka ahambere kano kambere, akambere ni kano, akabona aka kabiri ni kano, aka gatatu ni kano, aka kane ni kano. Guys, tujyana akantu ku kandi. Nureba iyi video ukayirangiza urahava wamenye uburyo ki ushobora kurinda telefone yawe, umutekano wayo ukaba wizeye 100%. Application zawe ukazisha neza, ugasigaza zimwe zazo urakoresha, cyangwa se niba umuntu akwatse telefone ukagenda ukayimuhereza ariko uzi ko telefone yawe iraba irinzwe. Kino kibazo gifite abantu benshi, bakunda umuntu ufotora ifoto, wamara kuyifotora abo ugiye kuyereka umuntu yamara kureba ugasanga asimbukiye mu bindi. Ibyo rero byakemutse. Twagiye noneho akano kambere akareka, urakanda hano handitse setting. Igiye muri setting, barakuzanira utuntu tumeze gutya. Ahambere urahabona. Noneho ikintu uri buze gukora, akambere ngaka, aka kabiri ngaka, aka gatatu ngaka, aka kane ngaka, aka gatanu ngaka, aka gatandatu ngaka, bajyana ku ka karindwi. Ku ka karindwi niho ugomba kujya guys. Ukurikira akantu ku kandi, ntihagire akantu kamwe kagucika. Iyi video ntuyihutishe mpaka urebe ku musozo, niho urabasha kumenya uburyo ushobora kurindamo telefone yawe
umutekano wayo ukaba wizewe neza 100%. Akantu kandi guys, akantu kandi n'ikintu nibuze gukora, uraza ukande hano handitse ngo hide apps. Icyo kintu nibuze gukora, nize ko tukujyana akantu kandi ibyo ndakora abariho ukora, aho nkanda abariho ukanda, kugira ngo telefone yawe umutekano wayo wizewe, ku buryo wahereza umuntu agusabye telefone ntugire impungenge ngarajya muhehe ngagiye na hehe, weho uraba ubizi neza. Akantu kandi gatanu kuri kagenzi ka ugomba gukurikiza, urajya hano handitse ngo hidden apps. Hano twagiye guys, hano hidden apps, hano niho uri bukande. Ahandi handitse search, urakanda hano handitse ngo hidden apps. Guys, nibyo ko tukujyana akantu kandi uze uhakande. Noneho nugera hano barahita bakwaka password. Ubwo password urakoresha ni ya yindi usanzwe ukoresha muri telefone yawe, cyangwa se password ukumva wakoresha ushobora kwibuka udashobora kwibagirwa. Iyi password yawe ni wowe wenyine ugomba kuyizi, nta muntu ugomba kuyisangiza keretse wa wundi inshuti yawe wenda hari ibintu ugiye kumwereka, cyangwa se telefone ari ugomba kujya bayifite, ni ugomba kwereka iyi password yawe yo iratuma agera ku application. Ugomba kuba ari yawe wenyine ku giti cyawe. Ubwo rero ikintu tugiye gukora, uraza yandikiramo password yawe ukoresha guys. Hameze ko mwahabonye, uraza hano hidden, hano ongera nsubiremo uhakande, uze hano urabona utuntu ari kuguhereza nitwurakandaho ni password yawe uraba ugiye kwandikamo, ni patina yawe. Hari abakoresha fingerprint, hari abakoresha imibare, hari abakoresha patina. Ubwo ariko bakunze kwita haza patina, niyo uraza wandikemo, uraza yandikemo neza, urahita wakuzeza ahantu hameze gutya. Rero ahangaha niho tugiye gushyiramo za app zizewe ku mutekano wawe. Noneho ikintu ugiye gukora, nugera hano guys, niba utarakora subscribe, kugera kanda subscribe kugira ngo n'ibindi bice ndibuze gukora bibashe kugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubyandike muri comment, ngiye ndi tayari kugusubiza guys. Ndi tayari kugusubiza gatanu kuri kagenzi kako, ndi tayari kugusubiza ikibazo cyose uri bugire uze kubaza muri telefone ibintu bijyanye na application runaka. Nanjye niho ngomba kubikorera ubushakashatsi, nkaza kayibereka. Uraza ukande hano akano gasaraba k'umutuku, kano guys, nizere ko muri kukabona handitse ngo more, uze ugakandeho. Barakudeza application, barazituzaniye ngizi nazibona, ngizi ni nyinshi, ngizi urazibona ngizi. None tugiye kuzihidinga, uraza ukande hano kano gafresh uzuze ugakandeho, uzuhemeze application zawe zose ushaka kuba wahidinga, uzemeze. Njye mfitemo nyinshi guys, bitewe nuko hari byinshi mba nzikoreraho. Uzemeze uzo uri bubashe gushaka zose, uzemeze. Ndashaka kugira ngo nkwereke akantu ku kandi, zose uzemeze. Ubu biraterwa na application ushaka guhidinga, ariko ngiye muri mwangiye kwereka zose
izo ngiye guhidinga, izo mfite zose muri telefone zose nzemezeho ko nshaka guhidinga, zose ndashaka kuzikura muri telefone ku buryo nta application n'imwe nkeneye kubona muri phone, zose ndashaka kuzihidinga zose. Akeka zose nazirangije, urabona aho zose bagiye bazivura dore ngizi nagiye nzivura. None ikintu uri gukora, uraza ugaruke hano inyuma, urabona ko zagezemo hano handitse ngo hidden app, urabona ko zagezemo dore ngizi hano, urabona ko zagezemo hidden app. None ikintu uri gukore, dore application zose ngizi, urasubira inyuma tujye kureba ko byaba byakunze. Urabona ko zose zavuyemo, nta n'imwe isigayemo guys, nta n'imwe guys, murabona ko zose nta n'imwe isigaye muri telefone. Ibi nashaka kubereka uko hidden app. Noneho reka turebe ukeneye kuzigabanya nyine, kugarura zimwe muri izo wari ukeneye, tuvuge wenda nka WhatsApp, YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga nyine ushaka ko wagaragaza imbere yawe muri screen. Ikintu ukora ni iki, uraza ukande hahandi nakweretse, uraza uhakande ukande hano ruguru y'iyi buto ya hano, uze uhakande gutya hano ruguye hano udufresh turangiriye, uze uhakande bakuzaniye setting. Ngiyi setting guys, ngiyi nizere ko mwayibonye, uze uyikandeho. Noneho uraza usubire hano handitse ngo hidden app, hano ariho usubira nanone hidden app, nuko uze uhakirike, uze uhakande, ushyiremo ya password washyizemo bwa mbere, ya yindi wemejemo bwa mbere, ariyo uza hano, uze uyishyiremo. Bahita bakuzanira ya application yose, dore ngaya yandi twahidinze. Noneho tugiye kuyagarura imbere kuri screen, ariyo agaruka. Uraza uscrolling gutya, uze ukande hano hari agasaraba hano, nizere ko muri kuhabona hano, uhakande. Noneho tugiye wenda kugaragaza WhatsApp cyangwa se YouTube, niyo twahera ku murongo nabwo bizahita zigaruka, ariko nashaka reka ngiye ngarure WhatsApp scrolling, ujye kureba bitewe n'urubuga ushaka muri WhatsApp, bitewe n'urubuga ushaka ko rugaragara imbere kuri screen, nibwo urashyiraho, niba ugomba gushyira akaba ari bwo nyine rugaragara. Wenda tuvuge na TikTok, dore ngibi izindi zose uzihiding, ariko uzishaka nazo wazigaragaza, niho ushobora gukora iyo ni hide. Uze usubire inyuma gutya usubire inyuma, urabona ko zagezemo, dore ngizi guys, ngizi nanone ngiyi WhatsApp, ngiyi WhatsApp nayo, ngiyi WhatsApp, ngiyi TikTok, ngiyi YouTube, zino zose nagiye ndakandaho, murabona ko bose zahaye. Ibi ni bwo buryo rero ushobora guhidingamo application zawe, izo ukeneye akaba arizo ushyira imbere kugira ngo uzikoreshe mu buryo cyangwa ubundi. Noneho izo udakeneye ukajya kuzihidinga, cyangwa se zose ukazihidinga, telefone yawe ikizegwa. Noneho hari ukuntu ujya guhereza umuntu telefone, ushobora gusigazamo YouTube yonyine, cyangwa se ugasigazamo TikTok yonyine, cyangwa se WhatsApp yonyine. Ubundi umuntu yafata telefone yawe akaba yabura
izindi application akaba ariho uzibanga. Niba hari igitekerezo ufite kidusangize, niba hari igitekerezo ufite cyangwa inyunganizi ukidusangize, ubishyire muri comment, ubisharinge, ubyereke n'abandi bagenzi bafite iki kibazo, kandi ntibagire gukora subscribe. Kanda subscribe kuri iyo buto, ukande ku kazogera kugira ngo n'ibindi bice bijanye n'amapplication cyangwa na telefone bijye bibasha kugeraho neza kandi ku gihe. Niba utarakanda subscribe uyikore nonaha, kandi nabo wazikoze reba izindi video ndikubwira na uploadinga, nunkurikirana gatanu kuri kagenzi kako, uzabasha kubona byinshi kandi byiza kandi mu gihe cyanyacu kandi byagufasha mu gihe telefone yawe yahuye n'ikindi kibazo. Apana kuja kuzikoresha ngo telefone yanjye yagize ibibazo. Usibye ibibazo wenda bya tekinike yapfuye yaguye nko mazi cyangwa ibindi niho wajya kuyikoresha. Nayo ibibazo bijyanye na system ndahari kubibafasha. Reka dufashanye. Kana subscribe duhure mu kindi gice. Ndabakunda cyane. Nitwiragiye Dani. Kora ibyo nkubwiye biraza kugira akamaro. Niba ufite ikibazo cy'ibitekerezo ushyira muri comment, ndaza kubasubiza. I love you more than